Ndabasuje mwese amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Nge nitwa Fred nkuko nsanzwe mbibabwira. Iki ni Ikibabi TV. Birababaje cyane ko nkugezaho ikiganiro soma dusome Bibiliya nyamara ukaba utarakoze subscribe, ukaba utarasharinze bagenzi bawe. Uyu munsi nagarutse ku bimera, ariko sindi buvuge ibimera ahubwo ndaza kugaruka ku nyama. Ubushize twavuze inyama, ibyiza byazo n'ibibi byazo. Ariko uyu munsi turaza kuvuga ku itandukaniro hagati y'inyama zitukura n'inyama z'umweru. Ese wari ubizi itandukaniro riri hagati y'izi nyama zombi? Ese ubundi zitwa iz'umweru ryari, zitwa izitukura ryari? Muraza kubyumva muri iki kiganiro. Nge nitwa Freddy, reka dukomeze kubana. Ubusanzwe inyama ni ibyo kurya dukuramo proteine zihagije, vitamine hamwe n'imyunyungugu. Nyamara kandi inyama zikabamo ibice bibiri by'ingenzi: inyama zitukura n'inyama z'umweru. Ubundi proteine aho zikomoka ni hehe? N'akamaro kazo mu mubiri. Proteine ni itsinda ry'ibinyabutabire biboneka muri buri karemangingo k'umubiri wacu. Ziboneka mu buryo bwinshi bunyuranye. Zimwe ziboneka nka enzymes, izindi ziboneka nk'imisemburo, izindi ziboneka nk'ibirinda umubiri, microbe. Iri jambo proteine rikomoka ku Kigereki, bikaba bivuze primo cyangwa ikibanze, mbese igifite umwanya wa mbere. Akamaro ka mbere bivuze ko ari intungamubiri za ngombwa tutagomba kubura mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ese proteine zikomoka hehe? Nk'uko ibyo umubiri wacu ukenera biva mu byo turya, ni kimwe no kuri proteine nazo umubiri wacu uzinjiza binyuze mu byo turya. Nk'uko ibyo turya biri mu byiciro bibiri by'ingenzi, hose zirahaboneka. Mu bikomoka ku bimera aho ziboneka cyane ni mu bunyobwa, soya, tofu, ibintu biribwa ari utubuto, sesame, ibihwagari, imboga rwatsi n'ibishyimbo. Mu bikomoka ku matungo ziboneka mu mata, amagi, inyama y'iroti, inkoko hamwe n'amafi. Reka tuvuge ku moko ya proteine. Zirimo amoko atatu y'ingenzi. Muri ihangana kuko ikinyarwanda nta kibuze cy'aya mazina. Ubwoko bwa mbere ni globular protein. Izi ni zikoreshwa globular protein. Izi ni zikorera mu mubiri wacu ahari amazi, zikaba zikora nka enzymes cyangwa ibirinda umubiri, microbe. Ya kabiri membrane protein. Izi zikorera mu turemangingo fatizo imbere, maze akamaro kazo kakaba ako gutwara amakuru no gukwirakwiza ibikenewe. Gatatu fibrous protein. Izi zo zisangwa mu misaya, amagufa, mu nzara, uruhu n'umusatsi. Ni ingano ya proteine umubiri ukeneye kuko zigizwe n'ibyitwa amino acid. Ubwinshi bwa amino acid nibwo bwerekana agaciro ka proteine. Rero muri soya no mu bikomoka ku matungo niho honyine dusanga izihagije. Bivuze ko uri ibiva ku matungo cyangwa se kuri soya atari ngombwa kurya ibiva ku nyama kuko bifite proteine zihagije. Gusa ibindi bimera ntibigira izihagije, niyo mpamvu bisaba kuvangavanga amafunguro kugira ngo ubashe kubona izuzuye umubiri ukeneye. Reka mbibutse ko turimo turavuga ku nyama, ariko proteine tuzisanga mu nyama. Nagize ngo tubanze tuvuge kuri proteine ho gatoya, umenye proteine akamaro kayo. Reka tuvuge rero ku kamaro ka proteine ku buzima. Icya mbere, ku mikaya. Zigira akamaro gakomeye mu mikorere y'imikaya, haba mu kwikanya no kwirekura, ndetse n'uburyo imikaya ikorana hagati yayo, ndetse n'uko imikaya iteye zibigiramo uruhare. Gusa bitewe n'akazi dukora, imyaka dufite, ubwinshi bwa proteine burahinduka. Umuntu ukora siporo yo guterura ibyuma cyangwa akandi kazi gakoresha imikaya cyane azakenera nyinshi kurenza uri mu zabukuru cyangwa uhora yicaye. Ubudahangarwa zirakenerwa kugira ngo umubiri ugire ubudahangarwa bwuzuye. Umubiri ukora byinshi mu kurinda indwara ukoresheje abasirikari bawo. Abo basirikari ni proteine kabuhariwe zagenewe kumenya ko hari ikinjiye mu mubiri zidakenewe, nuko hagahita hoherezwa abasirikari bo kuza kukirwanya. Icya gatatu, ihererekanya amakuru. Ibi bikorerwa mu rwungano rw'imyakura, aho umubiri ugira uko witwara bitewe n'amakuru wakiriye. Niba ukandagiye igishirira ugahita ushibura ukuguru, hari proteine zabugenewe ziba zibigizemo uruhare mu guhuza imikorere y'ubwonko bwawe n'ibikubayeho n'uko ubyitwaramo. Icya kane ni ukuringaniza amatembabuzi. Mu mubiri wacu habamo amatembabuzi anyuranye, akaba kandi aba ahantu hanyuranye. Ukugira
nyinshi zihagije mu turemangingo twawe nibyo bizatuma tubika cyangwa tubura amazi ahagije muri two. Kugabanuka kwazo mu mubiri bituma pH ihinduka ndetse bikaba bigira ingaruka yo kuba warwara kubyimbagana bitewe n'uko amazi yabaye menshi akajya mu nyama z'umubiri wawe. 5 ni isoko y'ingufu. Zishobora kuba isoko y'ingufu mu mubiri mu gihe ushonje cyane cyangwa uri kurya ibidatera ingufu, nk'igihe wiyirije cyangwa uri kurya ibituma utakaza ibiro. Umubiri wawe nizo ukoresha zigahindukamo amino acid nazo zigakurwamo ingufu zo gukoresha. 6 umusatsi mwiza. Zituma ugira umusatsi ukomeye kandi zikawurinda kwangirika. Niyo mpamvu ubu mu mavuta amwe n'amwe yo mu musatsi ubona zongerwamo. 7 imisemburo na enzymes. Enzymes twagiranya nka accelerateur ni proteine zagenewe kwihutisha ibikorerwa mu mubiri wacu nko gushwanyaguza ibyo twariye hakurwamo intungamubiri, kimwe no kwihutisha isanwa ry'ahangiritse mu mubiri nko mu gihe wakomeretse. Iyo bitagenda neza biba byerekana ko umubiri ufite enzymes nkeya. Naho imisemburo imwe nka insulin, umusemburo wo gukura, na glucagon yose ni za proteine zigizwe na amino acid, kandi iyi misemburo ni ingenzi mu mikorere y'umubiri. 8 ni ubwikorezi. Akandi kazi gakomeye zikora ni ugutwara no guhunika intungamubiri zinyuranye mu turemangingo, nk'urugero itwarwa rw'umwuka mwiza wa oxygen ugezwa mu nsoro zitukura mu bikorwa bya proteine izwi nka hemoglobin. Indi izwi nka ferritine izwiho kubika ubutare mu maraso no mu mwijima. 9 ni uruhu ruzima. Umubiri wacu ufite proteine izwi nka collagen ituma uruhu rwacu ruhorana itoto, rugahora rwisana haba mu gihe rwangijwe n'imirasire mibi y'izuba cyangwa no mu gihe wakoze ibituma rukanyarara. Iyi collagen niyo iturinda iminkanyari, bivuze ko ubwinshi bwayo butuma uruhu rugira itoto kurenza ufite collagen nkeya. 10 ni ugusana. Kuvugurura uturemangingo dushaje kimwe no gusimbuza utwangiritse cyangwa twapfuye nibyo bituma tugira umubiri muzima. Umubiri rero ukenera buri munsi proteine zo gutuma hahora hakorwa inzara, imisatsi n'uruhu. Kuba wiyogoshesha umusatsi ukongera ukamera, wacu urwara rukongera rukamera, wakomere ku ruhu rukazasubiraho, byose biterwa nuko hari izo ufite zagenewe gusana. 11 gufasha imikorere yo mu ngingo. Nkuko twabivuze, hari proteine yitwa collagen inazwiho gufasha amagufwa kugira ubuzima no gukomera. Ku bantu bakora siporo yo kwiruka kimwe n'abakoresha ingufu cyane, irinda mu ngingo kwangirika ndetse igatuma hahora amavuta ku buryo uko igufwa ryikuba ku rindi nko mu ivu cyangwa urushyi rw'ukuboko nta gukomereka kwabaho. Ubushakashatsi bwerekana ko ifasha mu kuvura indwara zifata mu ngingo, hakabyimbirwa nka gute na rubagimpande. Icyitonderwa: proteine ntabwo yibika mu mubiri, ahubwo buri munsi iba ikenewe. Niyo mpamvu ugomba byibuze kurya kimwe mu byo ibonekamo buri munsi. Yibaye nke mu mubiri, ingaruka harimo kubyimbagana, iminkanyari ku ruhu, ikizungera n'ibindi, ndetse burya bwakiri mu ndwara ziterwa no kuba nkeya mu mubiri. 2 ku bantu bifuza gutakaza ibiro bajya babwirwa kurya ibirimo proteine gusa. Iyo ubirya ntufate ibitera imbaraga umubiri wawe, nizo ukoresha zigahindurwamo ibinure aho kunanuka ukarushaho kubyibuha. Niyo mpamvu usabwa gukurikiza neza ibyo wabwiwe gukora. 3 kurya ibikungahaye kuri proteine cyane kenshi bishobora kugira ingaruka ku mikorere y'umutima, bishobora no gutera gute, bikanatera umwijima gukora nabi. Niyo mpamvu atari byiza kuvanga izituruka ku bimera no ku matungo. 4 iyo ziri gushwanyaguzwa havamo umunyu wa ammonia nawo ugahinduka urea. Iyi ikaba isohoka mu nkari. Proteine nyinshi cyane mu mubiri zituma impyiko zinanirwa kuko zikora akazi kenshi bitewe na urea yiyongereye. Rero kurya ibiva ku matungo buri munsi si byiza. 5 ku bantu bakora siporo cyane cyane zo guterura, bajya bakoresha ibinini bya proteine cyangwa bakitera inshinge kugira ngo bagire pinya. Nyamara ibi ni ukwiyangiriza ubuzima, kuko uko ukora siporo umubiri ubwawo umenya ahakenewe nyinshi zikajyayo. Umubiri ubwawo umenya aho proteine zikenewe, si ngombwa kuwangiza witera inshinge. Ikibazo kikaba ngo ese muri zose inziza ni zihe? Ese ubundi zitandukaniye hehe? Twavuze gatoya kuri proteine dusanga mu nyama, ariko ushobora no gusanga mu bimera. Nyivuzeho byinshi kugira ngo abantu benshi batazi akamaro ka proteine babashe kuyimenya.
ariko reka twigarukire ku byo tugomba kuvuga uyu munsi. Reka twibaze ngo niki gituma inyama yitwa umutuku cyangwa umweru? Inyama zitukura ni inyama ubusanzwe zo ku bice itungo rikoresha cyane kandi kenshi. Mu yandi magambo, ni inyama irimo myoglobine nyinshi. Izi myoglobine zikaba uturemangingo dutwara umwuka wa oxygen mu mikaya. Iyo mikaya rero ikoreshwa kenshi iba ifite umutuku wijimye. Inyama z'umweru zo zikaba inyama zo ku bice bidakoreshwa cyane na rya tungo, ku bw'ibyo zikaba zirimo myoglobine nkeya. Niyo mpamvu usanga kenshi inkoko, inkwavu zishyirwa mu cyiciro cy'inyama z'umweru, ariko burya mu by'ukuri amaguru yazo yakabaye inyama zitukura kuko zirayakoresha cyane. Unarebye umaze kuziteka wabona ko zitandukanye n'ibindi bice. Mwibuke ko nari mvuze ku nyama y'inkoko, ariko reka nambabwira umwihariko w'inyama y'inkoko. Mu biguruka biribwa inkoko iza ku mwanya w'imbere, ni mu gihe kuko iri mu biguruka byororwa kandi bikaba urugero rwiza rw'inyama z'umweru. Inkoko nyamara kandi kuri ubu zisigaye zituburwa, umwimerero wazo ukagenda ugabanyuka. Muri iyi nkuru turakomeza tuvuge umwihariko w'inyama z'inkoko, gusa turavuga inkoko y'umwimerere, itari ya yindi igaburirwa igakura mu mezi 2, ahubwo ya nkoko itungwa no gutora ikaraha ibyirya, imwe ikunze kwitwa inyarwanda. Muri gramu 100 z'inyama dusangamo ingufu zingana na 215 kilocalories, gramu 18 za proteine, gramu 15 z'ibinure, miligramu 75 za cholesterol. Dusangamo imyunyungugu nka calcium, ubutare, magnesium, phosphore, potassium, sodium, zinc. Muri vitamine habonekamo vitamine A, vitamine B1, vitamine B2, vitamine B3, vitamine B6, vitamine B9, vitamine B12, vitamine C, vitamine D, vitamine E na vitamine K. Iyi nyama y'inkoko nayo igira akamaro ku buzima. Ibi byose dusanga mu nyama y'inkoko bituma ibinyama ifitiye umubiri akamaro ku buryo butandukanye. Reka nkwibutse ko turimo turavuga ya nkoko bita inyarwanda itaratubuwe. Icyambere, ikungahaye kuri proteine, za proteine twavuze. Agatuza k'inkoko gakungahaye kuri proteine, dore ko muri gramu 100 usangamo gramu 31 za proteine. Proteine ikaba ingenzi ku ifunguro ryacu, dore ko arizo zubaka umubiri. Bityo kurya ifunguro rikungahaye kuri zo bikaba ingenzi by'umwihariko ku bakora siporo, ituma babira ibyuya byinshi. Cya kabiri, isoko nziza ya vitamine n'imyunyungugu. Vitamine B zinyuranye dusangamo zirinda indwara z'amaso n'uruhu, kongerera ingufu, ubudahangarwa, kurwanya intege nke, gufasha igogorwa no gufasha urwungano rw'imyakura. Zinafasha kandi mu kurinda migraine, indwara z'umutima, kuzana imvi, imburagihe na diabete. Vitamine D ifasha mu gutuma umubiri winjiza calcium no gutuma amagufwa akomera. Vitamine A ifasha mu gutuma ureba neza, naho ubutare bugafasha mu kugira amaraso ahagije. Phosphore ifasha mu kurwanya intege nke, gutuma amenyo aba meza ndetse n'ubwonko bugakora neza cyane. Icya gatatu ni ukugabanya ibiro. Nubwo abantu bajya bibeshya, ariko burya ifunguro rikungahaye kuri proteine ni ryiza mu gihe wifuza gutakaza ibiro cyangwa kuguma aho uri. Impamvu ni uko iri funguro ritera igihagisha, bityo rigatuma utarya byinshi, kandi nanone rigatuma umubiri ukoresha ibinure byawo, bityo ibiro bikagabanyuka. Inyama y'inkoko rero igira proteine nyinshi na calories nkeya. Icya kane ni ukuringaniza umuvuduko w'amaraso. Gufata inyama y'inkoko iherekejwe n'imboga n'imbuto ni ingenzi ku bantu bafite ikibazo cy'umuvuduko ukabije w'amaraso. Impamvu nyamukuru ni uko harimo potassium, ubwinshi bwayo bukaba bugabanya sodium, ibujijwe ku bantu bafite ikibazo cy'umuvuduko ukabije w'amaraso. Icya gatanu, kugabanya ibyago byo kurwara kanseri. Ku bantu bakunda inyama, kurya inyama zitukura byongera ibyago bya kanseri y'amara. Nyamara kurya inkoko n'amafi bigabanya ahubwo ibyo byago byaba kuri kanseri muri rusange na kanseri y'amara by'umwihariko. Ubushakashatsi buracyakorwa ngo harebwe ikinyabutabire kiri mu nkoko kirinda kanseri. Icya gatandatu ni ukugabanuka kwa cholesterol. Nubwo mu nyama y'inkoko harimo cholesterol, ariko n'ubwoko bwiza bwayo, dore ko cholesterol ibamo amoko abiri, inziza ndetse n'imbi. Cholesterol nziza ikaba iboneka mu mboga, ifi n'inyama z'inkoko. Cholesterol mbi ikaba ari isoko y'indwara z'umutima. Icya karindwi ni ukuvura ibicurane. Igitangaje ni uko inkoko
ivura ibicurane. Niba ibicurane bikumere nabi, teka inyama y'inkoko ushyiremo ibirungo bisanzwe, igitunguru, pavuro, tungurusumu n'ibindi bimera, ubundi ubuto mufa gukira ni nk'ako kanya. Ariko nanone ndacyakomeza kukwibutsa ko iyi nyama y'inkoko turimo turavuga ni za nkoko zitunzwe no gutora ibyo zirahiye, atari za zindi z'intuburano. Reka tugaruke nanone, akenshi rero inyama z'inka, ihene zishyirwa mu itsinda ry'inyama zitukura, nubwo hari ibice byazo bijya mu nyama z'umweru nk'umushishito, inkoro n'ibindi bice bidakoreshwa cyane nazo. Burya n'inyama y'ingurube nubwo ubona isa umweru, ariko iri mu itsinda ry'inyama zitukura, ahubwo zikagira umwihariko wo kugira ibinure byinshi cyane. Benshi rero bibaza ngo mbese inyama zitukura n'inyama z'umweru bitandukaniye he? Ngiye kubikubwira. Uretse ibyo tuvuze hejuru, irindi tandukaniro hagati yazo ni ibinure bibonekamo. Inyama z'umweru zibamo poroteyine zihagije n'ibinure bike, naho inyama zitukura zo zikungahaye ku binure, vitamine zo mu bwoko bwa B hamwe n'ubutare. Ubutare dusanga mu nyama nibwo bworohera umubiri kwinjira kurenza ubukomoka ku bimera. Gusa nubwo zikungahaye kuri byo, kurya cyane na kenshi inyama zitukura ni bimwe mu byakongera ibyago byo kurwara kanseri cyane cyane iy'amara. By'umwihariko kuzikaranga bufiriti ku muriro mwinshi si byiza. Icyiza ni ukuziteka mu mazi. Rero mubashije kwiyumvira itandukaniro riri hagati y'inyama zitukura n'inyama z'umweru. Twanagerageje kuvuga ku kamaro ka poroteyine dusanga muri izo nyama. Twavuze n'akamaro k'inyama y'inkoko kuko ibarirwa mu nyama z'umweru. Inyama z'inka n'ihene n'ingurube twasanze ko ari inyama zitukura, ariko zo zigatandukanira ko zigira ibinure byinshi na za vitamine. Reka rero tubashe kuzitandukanya, ariko nanone twirindira amagara yacu dukoresha ibimera cyane n'ibinyampeke, kuko tubisangamo za poroteyine cyangwa se na za vitamine n'ibindi byinshi tukabisanga mu bimera aho kubisanga mu nyama. Turabakunda. Iki ni Ikibabi TV. Iki kiganiro gisangiza bagenzi bawe. Gusa mu kiganiro kizakurikiraho tuzavuga ku binure, tuzasobanukirwa ibinure n'akamaro kabyo, kuko bigira akamaro ariko nanone bikagira n'ibyangiza umubiri. Nitwa Freddy, ndabakunda, mugire umunsi mwiza.